Zimwe mu ngaruka 17 zituruka ku gusambana cyangwa se zituruka mu mibonano mpuzabitsina ikorerwa hagati y'abantu batashakanye cyangwa se waba warashatse ariko ugaca inyuma uwo mwashakanye. Izi ni ingaruka zigera kuri 17 ngiye kuba nakugezaho hano kuri Nesta 256. Nk'uko bisanzwe njye mukunze kubana, nitwa Gisa. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kandi ikindi ukaba ukomeje kudukurikirana. Ikintu cya mbere kiza kugaruka niba ukunda gusambana, kuba wababaza Imana. Cyane cyane gusambana ni icyaha gihanwa n'Imana kuko byica isezerano ryo kubana mu budahemuka. Aho ni imbere y'Imana cyangwa se kubemeramana, kuba bafite imyemerere y'Imana. Iyo umuntu abikoze aba arimo kurwanya icyo Imana ishaka. Ibi biza kugaragara mu gutegeka. Niba ukunda gusoma Bibiliya uzabisanga mu gutegeka kwa 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 ndetse no ku wa 10. Ibi ngibi niho uzabisanga, bizagubigusobanurira neza cyane mu buryo wifuza ndetse kurusha ahangaha. Ikintu cya kabiri kizakugaruka, kubura ubusabane n'Imana. Kuba wabura ubusabane n'Imana igihe umuntu akora ubusambanyi, urusengero rwe rw'imbere ruba rwandujwe. Niyo yasenga kajana, niyo yasenga gute, yumva asa n'udafite amahoro kuko icyaha kiba kimutandukanyije n'Imana. Ibi biboneka muri Yesaya 59 umurongo wa 2. Ikindi cya gatatu, kugira umutima w'umunyabyaha cyangwa se kugira umutima ariko ubunyabyaha. Kugira umutima w'ubunyabyaha. Umutima usambana uhora mu cyaha no kwifuza ibibi gusa. Bituma umuntu adatekereza ku bintu by'Imana, ahubwo akajya ahora akururwa n'irari. Ibyo bintu biragenda bikakubata, bikakugira imbata yabyo. Ikintu cya 4, gucika intege mu by'umwuka. Ahangaha turi ku ngaruka zishobora kuba zakugeraho niba ukunda kuba wasambana cyangwa se ingaruka wakura mu busambanyi kenshi na kenshi. Ikintu cya 4, gucika intege mu by'umwuka. Ubusambanyi butera kugira intege nkeya mu gusenga, mu gusoma Bibiliya ndetse no mu gukorera Imana. Umunyabyaha arushaho kwiyumvamo intege nke mu rugendo rw'umwuka. Ibi nibyo uzagenda uhura nabyo niba ukunda kujya usambana. Izi nizo ngaruka uzagenda uhura nabyo rimwe na rimwe. Ikindi cya 5, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo za sida, HIV, za mburugu n'izindi zigiye zitandukanye zibonekera mu mibonano mpuzabitsina. Gusambana n'abantu bagiye batandukanye cyangwa se n'uwo mutasezeranye bitera indwara, ndetse bitera indwara nyinshi zica cyangwa se zishegesha umubiri, zishengura umubiri. Ikindi cya 6, inda z'imburagihe cyangwa se zitateganyijwe. Iki nicyo uzagenda uhura nacyo. Ubusambanyi butuma abakobwa batwita inda batateguye, bigatuma basenya gahunda zabo z'ubuzima bwabo bwose. Cyane cyane zimwe mu ngaruka bakunda guhura nazo, bakunda gucikisha amasomo, akazi, imibereho myiza. Ibyo ngibyo bakagenda babiruzinga cyangwa se babibura. Hari n'abahitamo gukuramo inda, bigakurura ibindi byaha ndetse n'ingaruka mbi ku buzima bwabo. Icya 7, kuvutsa abana agaciro ndetse n'amahoro. Sinzi niba uri kubyumva neza. Kuvutsa abana agaciro n'amahoro. Iyo urugo rwasenyutse kubera gusambana, abana babura urukundo ndetse n'uburere bukwiye. Babaho mu makimbirane, bagakurana ibikomere ndetse mu buzima bwabo byo ku mutima. Ikintu cya 8, amakimbirane mu muryango. Gusambana bitera ubushyamirane hagati y'abashakanye cyangwa se mu miryango ndetse n'imiryango migari. Icyo gihe bitera abantu kwicana cyangwa se bagatandukana kubera kwamburwa icyizere. Ibi ngibi nibyo uzagenda usanga mu miryango biterwa n'ingaruka zo kuba wagiye gusambana cyangwa se n'ingaruka zo gusambana. Icya 9, kwangiza isura ndetse n'icyubahiro cyawe. Iyo umuntu yamenyekanyeho gusambana, icyubahiro cye kirangwa imbere y'abantu ndetse n'imbere y'umuryango. Icyo gihe aba yatakarijwe icyizere, niko twabyita. Bamuha akato, akabura agaciro ndetse no mu bandi. Icya 10, kubura icyizere cyabo mubana.
kubura icyizere cy'abo mubana. Uwo mwashakanye ndetse n'inshuti z'inkoramutima ntibagukorera icyizere cyangwa se ntibakugirira icyizere. Iyo icyizere kimaze kubura, kuza kukigarura biragoye, biba bigoye cyane. Ni nka ya mazi aba yagiye, amazi yatembye ntushobora kuyagomera ngo agaruke. Ntabwo byashoboka. Icya 11, kwigira imbata y'irari. Gusambana bitera kuba imbata y'irari. Umuntu ntabe ashobora kwifata, ntabe yakwifata habe na gatoya. Ibyo bintu bihinduka nk'ubusazi, umuntu akajya ahora yifuza ibyo gukora kenshi. Icya 12, gusenyuka k'urugo. Ubusambanyi ni imwe mu mpamvu nyamukuru itera gatanya no gusenyuka kw'ingo nyinshi. Icya 13, kugira umutima uremerewe ndetse no kwicuza. Iyo umuntu akoze ubusambanyi, hari ubwo ahora yumva umutimanama umushinja, akabura amahoro yo mu mutima, burundu. 14, kongera amakimbirane mu miryango migari. Iyo umugabo cyangwa se umugore asambanye, si bo gusa bigiraho ingaruka, ahubwo n'imiryango yabo yose ibizamo, bigateza amakimbirane mu muryango. 15, ubusharire ndetse n'agasuzuguro mu mubano w'abantu. Abantu batandukanye bakajya barebana nabi, bacishanya ku magambo cyangwa se bakazana inzika kubera gusambana, bakajya bahora bashyamirana. Icya 16, ishyari n'inzika ndetse n'ubwicanyi. Gusambana ni imwe mu ntandaro y'amakimbirane akomeye ashoza ubwicanyi hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abakundana. Icya 17 ari nacyo cya nyuma, urupfu rw'iteka niba umuntu atihana. Urupfu rw'iteka niba umuntu atihana. Bibiliya ivuga ko abasambana batazabona ubwami bw'Imana. Buboneka mu Bakorino ba mbere, igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Ni ukuvuga ko gusambana bizana urupfu rw'iteka ku bantu batihana.